Nongeye kubasuhuza nkoramutima za Jombo Stories, nizera ko aho muri mumerewe neza. Nanjye meze neza, mba numva nabakumbuye ngahitamo kubibwirira inkuru y'umunsi mumaze kumenyera, kandi katwigisha ibintu bitandukanye umuntu anyuramo mu buzima. Umunsi umwe Ines yafashe icyemezo cyari kigiye guhindura ubuzima bwe bwose. Yashatse kumenya ukuri. Ntabwo yari azi ko icyo yari agiye kubona cyari kigiye gusenya ishusho yari afite y'umugabo yakundaga. Yakurikiye imodoka ya Hervé, aho yageze niho yatangiye kubona igice cy'ubuzima bwe atigeze amenya. Igihe Ines yakurikiraga imodoka ya Hervé, umutima we wari wuzuye ibibazo byinshi kurusha ibisubizo. Yibazaga aho umugabo we yari agiye, akibaza impamvu yari atangiye kumva ko hari ikintu atazi. Atekereza niba ibyo yakekaga byari ukuri cyangwa niba yari ari kwibeshya kubera ubwoba bwo gutakaza umuntu yakundaga. Ariko burya hari igihe ukuri kudategereza ko umuntu aba yiteguye kukwakira. Imodoka ya Hervé yarahagaze imbere y'inzu itari iyabo. Ines akomeza kureba kure, umutima utera cyane. Abona umugabo we ava mu modoka afite umutuzo, nk'aho yari ageze ahantu yari asanzwe azi neza. Nta gushidikanya, nta bwoba. Yari nk'umuntu ugeze mu rugo rwe. Aho niho ibintu byatangiye guhinduka mu bitekerezo bya Ines. Ntabwo yari akiri kureba umugabo w'umunaniro w'akazi, yari atangiye kubona umuntu wari ufite ubundi buzima yari yarahishe. Mu minsi yakurikiyeho, Ines yatangiye gushakisha ukuri buhoro buhoro. Yatangiye kwibuka ibintu byose byari byarabaye mu myaka ishize, urugendo rwatunguranaga, amasaha atandukanye yo gutaha, impamvu nyinshi zo kutaboneka, amagambo meza yari yaratumye adashidikanya. Yasanze ko rimwe na rimwe umuntu ashobora kuguhumuriza n'amagambo ye, ariko ibikorwa bye bikaba bihisha ukuri gutandukanye. Ariko ikintu gikomeye kurushaho ni uko Hervé atari afite gusa ibanga rimwe. Yari afite ubuzima bwa kabiri. Aho hantu Ines yari abonye hari undi mugore witwaga Ange. Ange nawe yari abayeho yizeye ko yabonye umugabo we w'ukuri. Yari azi Hervé nk'umuntu wita ku rugo rwe, umugabo uharanira gutunga urugo rwiza kandi rufite amahoro. Nawe yari yarumvishe amagambo amwe nk'ayo Ines yari yarumvishe, yari yarabonye inseko imwe, yari yarizeye ko ari we wenyine. Mu by'ukuri Hervé yari yarubatse inkuru ebyiri zitandukanye. Kuri Ines yari umugabo w'urugo rwa mbere, kuri Ange akaba umugabo w'urugo rwa kabiri. Kandi buri umwe wese yari afite igice cy'ukuri gusa. Icyo batari bazi ni uko bombi bari mu buzima bumwe, bayobowe n'umuntu umwe ariko batabizi. Iyo umuntu abeshya igihe kirekire, ashobora gutekereza ko yabonye uburyo bwo kubaho nta ngaruka. Ariko ukuri kugira imbaraga kurusha amayeri yose. Kuri uwo munsi ubuzima bwa Hervé bwari butangiye guhinduka, kuko ibanga yari yararinze imyaka myinshi ryari rigiye kumenyekana. Ariko ikibazo gikomeye cyari kitaraboneka. Ese aba bagore babiri bari bagiye gukora iki? Se bari bagiye kurwana hagati yabo, cyangwa bari bagiye kubona ko umwanzi nyakuri atari umwe muri bo? Reka twikomereze. Hari igihe umuntu ageraho adashobora kongera kwirengagiza ibimenyetso. Ines yari amaze iminsi abona ko hari ikintu kidahuye mu buzima bwe n'uwo yizeraga ko ari inkingi y'urugo rwe. Ntabwo ikibazo cyari ukumenya niba Hervé yari afite undi muntu gusa, ikibazo cyari ukumenya igihe yari amaze abeshya. Ni imyaka ingahe yari amaze yubaka urukundo rwe ku magambo atari afite y'ukuri. Ni kangahe yari yarasezeranyije kuba ahari, nyamara umutima we ukaba warabaga ahandi. Nyuma yo kumenya aho Hervé yajyaga, Ines yashatse kumenya neza ukuri mbere yo gufata icyemezo. Ntiyashakaga gutera intambwe ishingiye ku burakari gusa, yashakaga ibisubizo. Yamenye ko na Ange yari ari mu mwanya nk'uwo yari arimo. Ntabwo yari azi ko hari undi mugore, nk'umuntu wari warahaye umutima we umugabo wagaragaraga nk'uw'inyangamugayo. Iyo Ines yatekerezaga kuri Ange, yashoboraga kumva uburakari, ariko uko yagendaga amenya byinshi niko yatangiye kubona ko na Ange yari yarabaye igitambo cy'uburiganya. Ikibazo nticyari hagati y'abagore babiri. Ikibazo cyari umuntu wari wahisemo kubaka umunezero we mu kubeshya abandi. Umunsi umwe Ines na Ange barahuye,
yari umunsi utari woroshye kuri bombi kuko amaso yabo yavugaga byinshi kurusha amagambo. Umwe yari afite agahinda ko kumenya ko urugo rwe rutari rumeze nk'uko yabitekerezaga, undi yari afite intimba yo kumenya ko imyaka y'icyizere yari yarubatse yari ishingiye ku kinyoma. Ariko aho kugira ngo umwe arebe undi nk'umwanzi, babonye ko bombi bari bafite ikibazo kimwe. Bombi bari barizeye umuntu umwe, bari barakundanye n'umuntu utari yarabagaragarije ukuri kose. Hari igihe abagore bashobora guterwa gutekereza ko bagomba kurwanira umugabo, ariko hari n'igihe ubwenge bubereka ko ikibazo atari undi mugore. Ahubwo ko ikibazo ari ukutagira ukuri no kutubaha amarangamutima y'abandi. Iyo ukuri kugaragaye, abantu bamwe bahitamo kurwana, abandi bagahitamo kwibaza icyo bakwiriye gukora kugira ngo bongere kwiyubaka. Kuri Ines na Ange, urugendo rwo kwemera ukuri nirwo rwari rutangiye, ariko ikibazo cyari gisigaye cyari iki ngiki. Herve yari agiye kubigenza ate nyuma yo kubona ko amabanga ye yose yari amaze kujya ahagaragara? Ibisubizo byari bigiye gutangirira ahantu hatari hitezwe, kuko umuntu ashobora kumara igihe kinini yihisha inyuma y'amagambo meza, inseko nziza n'amasezerano, ariko ukuri ntigushobora gufungirwa aho hantu iteka. Nyuma y'uko ibanga rya Herve rimenyekanye, ubuzima bwe bwahise buhinduka. Yari amaze imyaka yubaka isi ebyiri, ariko ntiyari yaratekereje ku ngaruka z'uko ubuzima bubiri yari abayemo bwari kuzahurira ku munsi umwe. Abagore bombi bari bamaze kubona ukuri, ariko icyabaye gitangaje kurusha ibindi ni uko batakoresheje ububabare bwabo ngo bangane. Bamenye ko buri wese yari afite agahinda ke. Bamenya ko buri wese yari yarakundanye n'umuntu atari azi neza. Ikindi bamenye ni uko rimwe na rimwe intambara ikomeye itaba hagati y'abantu babiri, ahubwo iba hagati y'ukuri n'ikinyoma. Ines yibazaga niba yakomeza kubaho mu rukundo rwari rwaratakaje icyizere, cyangwa niba umuntu ashobora kongera kwizera uwamubeshya igihe kirekire. Ange nawe yagombaga gufata imyanzuro ye. Buri wese yari afite urugendo rwo kwiyakira no kongera kwiyubaka, kuko hari ibikomere bitagaragara ku mubiri ariko bikababaza umutima cyane. Iyi nkuru ntabwo ari inkuru y'abagore babiri gusa, ni inkuru itwibutsa ko urukundo rutagira ubunyangamugayo rushobora guhinduka igikomere. Kuba umuntu ashobora gukunda ntibivuze ko ashobora kubeshya. Urukundo nyarwo rusaba ukuri, kubaha undi no kumenya ko amarangamutima y'umuntu atari ikintu cyo gukinisha. Hari abavuga ko umuntu ashobora gukunda abantu babiri icyarimwe, ariko ikibazo gikomeye si umubare w'abantu umuntu akunda. Ikibazo ni uburyo akunda. Ese akunda yubaka cyangwa akunda asenya? Ese akunda atanga ukuri cyangwa ahisha ukuri? Nyuma y'ibi byose, Ines yahisemo kureba imbere, amenya ko agaciro ke katagomba gushingira ku muntu wamuhisemo cyangwa utaramuhisemo, kuko umuntu ashobora gutakaza urukundo ariko ntatakaze agaciro ke. Ange nawe yamenye ko ibihe bikomeye bishobora kuba intangiriro yo gukura no kongera kwisanga. Herve we yasigaranye isomo rikomeye ko kubaka ubuzima ku binyoma bishobora gutinza ikibazo ariko bidashobora kukirinda burundu. Mu buzima ukuri gushobora gutinda ariko kugera igihe kukaza, kandi iyo kuje ntikureba uwo ukunda cyangwa udakunda. Kureka ukuri kukavugwa nibwo buryo bwonyine bwo kubaka ejo hazaza heza. None se wowe urabibona ute? Ese umuntu ashobora koko gukunda abagore babiri icyarimwe, cyangwa ni urwitwazo rwo guhisha uburyarya no kutagira ubushake bwo guhitamo? Icyo ni ikibazo buri wese ashobora kwisubiza. Ngayo nguko nshuti bakunzi ba Jumbo Stories, inkuru murayiyumviye. Nkaba mbashimiye mwe mwese mukomeje kudukurikira, mbabwira ko ibitekerezo byanyu ari ingenzi cyane, tukaba twizeye ko iyi nkuru hari icyo yabasigiye. Jye wayibagezagaho ndi Simbi Diane Batsinda. Imana ibarinde, murakoze, ndabakunda.